Navutse kubabyeyi barebare. Bose Bombi barebare. Nabo tuvukana ni barebare. Bose. Usibye wowe gusa. Nigegeye navuyemo. Ubundi naririnze no kubivuga nacecetse. Vuga ngo nzarebe. Ariko ndimo ndareba nkasanga rwose azaba umwana muzima pe. Nazaba muremure uko byagenda kose. Ese mu rugo iyo kampuru kahiye ninde uzamuka ari agashiramo kandi? Hariya rero ukuntu mbigenza. Nitabaza nk'umuntu. Nitabaza umuntu kuko nta wundi buryo. Ndakuze. Ndi mukuru rwose ubwo ndi mukuru. Mfite imyaka yanjye. Mwari muturanye na madame. Twari duturanye rwose. Turamenyana twayatuganira. Dukundana n'igihe kirekire. Nabanje gukundana na mukuru we. Mukuru we biza kuvaho biranga. Yes, BigTowners mumeze gute abakurikirana BigTown TV buri munsi. Nimba ari ubwa mbere wayibonye utarakanda subscribe kandeho, nimba ari ibisanzwe ubona buri munsi utarakanda subscribe kubera iki watenze. BigTown turahari kugira ngo tukozane amakuru ya buri munsi buri gihe buri kanya, and even right now I go by the name Bati and this is BigTown TV. Hari umugabo umwe witwa CELESTIN MUDAHERANWA, ngira ngo muramuzi abantu benshi. Mumaze kumumenya mu bikorwa byinshi, ariko n'umugabo mugufi cyane, akaba afite umugore muremure cyane, ariko yabyaye abana nimba ari bane nimba ari batanu, bose nabo baje ari bagufi. Duheruka ubushize yari yabyaye undi mwana akiri mutoya. Ese ni uriya mwana nawe ni muremure cyangwa nawe ni mugufi? Ibi byose abantu barimo kwibaza cyane. CELESTIN twamusanze Kukazi, hano hantu hakaba yitwa Park Company Limited, niho akorera. Bakora ibintu by'amazi, ashinzwe stock yariya. Haji yaramuhaye akazi arimo kwikorera. Ese bimeze gute? CELESTIN twamusanze hano yicariye hanze. CELESTIN ifatire iyi microphone. Amakuru ni meza bagite. Waruraho egera hariya nanjye nicare. Ndakomenda shima Imana. Igihe kinini cyane tutabona. Myinshi cyane twaraburanye. Okay. Abana se bimeze gute? Abana baraho nta kibazo, ubu bari ku ishuri. Barimo bariga rwose. Madamu nawe araho nta kibazo, ari mu rugo. Ari kumwe n'umutoya. Haryo ufite abana bangahe? Ngiye mfite wundi bwite abana batandatu. Abana batandatu na wundi mutoya arimo. Na wundi mutoya arimo. Okay. Bariya bose batanu nabo ni bagufi. Ni bagufi. Mama wabo ni muremure. Okay. Yuriya mutoya nawe yaje ari mugufi cyangwa bimeze gute? Uriya mutoya bagete ndumva ni ibintu nazavugaho byinshi. Njya ndeba nkabona Imana izakora ibitangaza akaba muremure rwose. Njya mbibona mbona ko azaba muremure kuko ubundi nkurikije ahageze baranamaze kubibona ko azaba mugufi. Azaba mugufi cyangwa muremure? Azaba muremure. Kubera icyo bibona gute? Ndabyitegeza nkabireba. Ingingo ze ubona ko zirambutse. Uramureba ukabona zirarambutse nta kibazo. Mbega mbona ko azaba muremure. Okay, twibutse kuntu wabyaye wa mbere usanga ari mugufi, wa kabiri wa gatatu mpaka batandatu bose. Yewe ukuntu agiye mbabyara. Narabyaraga umwana umuntu avuka ameze nk'abandi bana pe. Ariko ubwo mu kugenda kwabo nibwo ingingo ubona zigenda zihina. Ukabibona. Ukabibona ko zigenda zihina. Zikihina ukabona ni gutya abaye nawe. Ariko narabyakiriye tu. Umwana wa mbere byaje gute? Uwa mbere rero ukuntu byaje. Nanamubyaye umwana wa mbere nanamubyaye afite hafi amezi 7. Ubwo avutse intambara ziravuka bati suwe. Mu gukura umwana akura mbona byarahindutse yabaye nkanjye. Ariko mbibonera batangiye kugenda nibwo mbibona. Nibwo mbibona. Iyo umwana atangiye kugenda mpita mbibona. Yego. Okay, wa kabiri nawe bigenda uko. Wa gatatu nawe bigenda uko. Wa kane nuko bigenda. Wa gatano bigenda uko. Wa gatandatu noneho. Wa gatandatu rwose ndabona sinzi ikintu nabwira Imana. Nanabwira n'abantu. Ubundi naririnze no kubivuga nacecetse. Vuga ngo nzarebe. Ariko ndimo ndareba nkasanga
rwose azaba umwana muzima pe nazaba muremure uko byagenda kose bitewe n'ukuntu ndamubona kuko ufite experience umwana wa mbere wa kabiri kugeza ku wa gatanu ubuzi uko bimera ubuzi uko bimera aho bitangirira ariko rwose mbona arambutse ibyo byose Imana ishobora kuzamura akaba muremure kajya nzanira amazi ese mu rugo iyo kampuru kahiye ninde uzamuka hariya agashyiramo kandi hariya rero ukuntu mbigenza nitabaza nk'umuntu nitabaza umuntu kuko nta wundi buryo cyangwa se na madamu aba ari hafi agahagarara ku ntebe akagashyiramo ariko ahanini nitabaza umuntu burya ahanini mu bikorwa byanjye byose ni ukwitabaza abantu ababwira ngo bana njye ntabwo ngira hariya mumfashe mfasha unkorera aka kantu ubwo n'ibyo nashoboye bimwe na bimwe nkabitangaho n'amafaranga bigakorwa yego abantu benshi barimo kwibaza ese madamu yabyakiriye gute kubona umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu bose ni bagufi bagiteze nawe n'uburyo mbikubwira mfite umugore usa naho yitonda ukuntu nta n'ikintu ubona bimutwaye yarabyakiriye nta n'ikibazo bimutwaye arabyakira rwose nta kibazo pe umugore wanjye sinabona uburyo icyo namuvugaho ni umuntu witonda uzi kwakira ibintu bigize bimubayeho arihangana cyane kandi uramukunda cyane ndamukunda rwose nta kibazo ndamukunda cyane abana se bimeze gute ubu ngubu kuko amashuri yaratangiye nabo bagiye ku ishuri cyangwa bimeze gute abana bagiye ku ishuri bagiye ku ishuri nta kibazo bafite bagiye neza hagera abatwaye abagezayo bagura ibikoresho byose ubu bari ku ishuri nta n'ikibazo namba gihari rwose cyabo yego inka ziraho inka zo naje kugira ibibazo bagitise ibyo ko ntakubwiye nigeze guhamagara nepo ndabimubwira napfushije inka mfusha inka ebyiri zikurikiranya ariko ubu tuvugana nsigaranye imwe ifite amezi irenda kubyara cyagiye twasanze wari ufite zingahe nari mfite ebyiri n'inyana yazo ubu hasigaye inyana yazo niyo ifite amezi rero ubu ngubu nayirenda ku byo bizajya mu kwa gatanu yego so hasigaye imwe n'inyana niyo isigaye Celestin tukuzi nk'umuntu ukunda inka cyane watubwira ibyiza by'inka bagite nkunda inka ko njyewe n'ubuzima nagiye mbamo nagiye nkunda kuba mu nka cyane nka ni ikintu gikora ibintu byose ngira ngo bibaho burangiye inka yo nyifashe nyishyira nyashaka kwisanisha n'abantu inka kuko inka itunga abantu ikora ibintu byinshi ifumbire amata inyama ibintu byose kandi noneho no mu buzima busanzwe iyo urebye mu rugo rwose ubona ari ishema kuba utunze inka wazikuriyemo gute kuko watubwiye ngo wakuriye mu nka bagitegewe rero naragiye inka cyane guhera ndi umwana iwacu bari batunze nkunda kwibera mu bintu by'inka nkaragira rwose ubuhagi ananzana inanga yankuye mu nka nararagiraga hari igihe buriya tuzaganira imwe ndi mu rugo kereka ningira ibyago nkasanga imyenda yanjye naragiranaga barayijugunye ngiraga imyenda y'inka ndagirana nk'icupi isa nabi cyane nibera mu nka nta kibazo nkunda inka cyane mu buzima bwanjye nta n'ikindi kintu mba nakora usibye inka ubworozi bw'inka noneho umunsi yapfuye n'iki cyatumye inka yawe ipfa inka yanjye ikintu yazize nayiguze ari nkuru ntabizi noneho nyigura ifite n'amezi irangije nonje nangaha zisa naho ititaweho cyane ariko niyo nza kwaba biba byarabaye noneho izifite amezi tuyikamira ku mezi ntabizi noneho inka ikwiragumira horota tugiza kuzageza igihe cyo kubyara ntazi ko ifite amezi igiye kubyara kubera imbaraga nkeya ihera hasi n'iyo ibyaye ihita ipfa byose zirajyana kubera ko twayikamiye ku mezi inka uyikamiye ku mezi ntabwo ubona kwiyenda ngo ibyibuhe Celestin tugenda ariya utwereke n'ahantu ukorera mu gihe turimo no kuganira nta kibazo tugende rwose noneho sasa iriya rya ni iya yindi isigaye ni ikimasa ni inyana ifite amezi makuru amezi angahe ifite amezi nk'atandatu yo kubyara cyangwa 7 hagati aho 6
uzayishakira ingenzi yayo none ubwo biransa kuyishaka sinzi uburyo ho buzava ariko numva ibonye ingenzi yayo byaba byiza cyane. Inka niki cyatumye ukunda inka? Banza uhagarara ngaho bimbwire neza. Niki cyatumye Celestin akunda inka? Baga ikintu cyatumye nkunda inka rero nicyo kintu navyirutse mbona mu rugo mbona nanjye ndazikunda nicyo kintu cyatumye wavukiye mu navukiye mu nka nyinshi ndagira nicyo kintu cyatumye nzikunda. Abantu benshi bajya bibaza ese Celestin yavutse ku babyeyi barebare cyangwa nabo bari bagufi nka? Bagite navutse ku babyeyi barebare bose bombi barebare nabo tuvukana ni barebare bose usibye wowe gusa nigeye navuyemo ureba hariya nigeye wavuyemo n'abana wabyaye okay mu rugo rye ni he Celestin yavukiye? Mu rugo navukiye Rwamagana mu murenge wa Muhazi navukiye Rwamagana akarere ka Rwamagana umudugudu wa Karambo hafi y'amazi. Hafi y'amazi kuba hafi y'amazi bivuze iki kuri Celestin? Ni byiza cyane nta nubwo mpegereye cyane ku mazi nubwo bahitiriye umurenge ariko nyine ni mu murenge wa Muhazi ariko amazi ntabwo nyegereye neza. Tuhagarara hano gatoya kwanza hajya aho ari heza ari aho usibye ko adahari wamuguye gitumo bya bindi bya zina ryawe tuguye gitumo adahari utatuteguje mba namubwiye akaza. Abantu bari kwibaza se Celestin akora iki hano turi ku kazi kwa Celestin akora iki? Ibyo nkora birahari njyewe nshinzwe stock ya pakamu ni gishinzwe ibikoresho bya pakamu byinjiye nibisohotse. Akazi karagenda nta kibazo. Reka tugende utwereke n'ibyo ukora mu gihe turimo no kuganira n'ibindi byinshi cyane. Yego aha ngaha rwose iyi niyo ofisi ya Celestin? Iyi niyo ofisi yanjye. Ushyize twarese ariko ashyize igihe kinini cyane. Yego iyo uri gukora ukunda kwicara hehe? Ndimo gukora intebe yanjye dore ngiye wowe wicariye ahangaha? Uba nicariye ahangaha. Njye ndicara hano nariwe. Yego ni sawa cyane. So iyi ngiyi ni ofisi yawe? Iyi ni ofisi yanjye. Njye nifuzaga ko hano watwereka ibintu ukunze gukora buri munsi iyo uri muri ofisi. Akazi kagenda gute? Ukunda gukora iki? Ikintu nkunda gukora rero ibi byose ubona ibi ni ibikoresho. Ibikoresho by'aha ngaha dukoresha hose niba ngubu hose nibi ni ibikoresho. Noneho nibi ni ibikoresho nibi hano rero ufite igitabo cyanjye ukuvuga ngo ikintu cyinjiye hita nandikamo ikintu cyinjiye icyasohotse n'icyasohotse nkahita nandikamo noneho nkazatanga raporo y'ukwezi. Ugatanga raporo y'ukwezi? So mukora iki hano? Nabo ndi kubona ibintu hano. Ikintu dukora dutanga serivisi dutanga amazi meza mu baturage. Mukorana na wasake se? Dukorana na wasake ariko company yanyu nabonye ntago yitwa wasake. Ntago yitwa wasake, company yacu yitwa apakamu. Yitwa apakamu. Nibyo dukoramo dutanga amazi natwe nka wasake. Ni byiza cyane. Ibi ngibi se? Nibi nabyo ni ibyuma nabyo dukoresha. Ibi biteranya bigakora moteri ishobora kuzamura amazi hasi mu kabande ikayageza ikazana ruguru. Ndabona akazi ni sawa cyane. Tugende basi twisubire hanze turaganira hanze to. So Bwana Celestin mudaheranwa. Abantu bajya bibaza se Celestin afite imyaka ingahe? Ntago azi ko ukuze cyane. Ndakuze. Ndi mukuru rwose ubwo ndi mukuru. Mfite imyaka yanjye 42. 42 rwose. Umva ntakuze se? Urakuze rwose. Celestin akunda iki? Bagize ikintu nkunda mu buzima bwanjye usibye ukuyeho inka tuzo turabizi Celestin akunda inka cyane. Ikindi kintu nkunda nkunda abana banjye n'umugore.
Okay, nigiza cyane ikindi. Ikindi kintu ibindi bintu nkunda. Bagi nkunda Haji n'umuryango. Cyane Haji. Bose. Yego. Kubera iki? Haji impamvu mukunda rero. Bagi Haji yankuye ahantu habi cyane. Mu myaka yanjye yose nabayeho ntago ari ukubeshya so kugira gute mu myaka nabayeho no bwa mbere ngize ubuzima nakubwira ngo ni bwiza mu myaka yose yanjye nagiye mbaho maze kumenya ubwenge no bwa mbere kandi umuntu yaguhaye akazi no bwa mbere umuntu ampaye akazi hajya akagakohereza cyane kandi mugakorana neza nta kibazo rwose nshobora nagira nawe kuba nagira ahangaha cyangwa se n'umuryango. Ese Bwana Celestin yanga iki mu buzima bwe ibintu nka bitatu wanga? Ibintu nka bitatu nanga ariko numva ari byinshi. Okay, bibiri. Nanga umuntu wambeshya. Umuntu umbwira nk'ikintu akambeshya birambabaza cyane. Ikindi cya kabiri nanga umuntu ugira ubugome. Okay. Ngira ubugome ndamwanga cyane. Okay. Abantu bari kwibaza ese abana umwana mukuru ayiga mu kangahe ukurikiraho n'abandi bose amashuri bigana? Umwana abakuru babiri bari mu wa mbere secondaire. Barigana? Barigana. Undi ubakurikira yiga mu wa mbere mu wa kabiri primaire. Ariko afite imyaka ingahe? Umuko afite 15. Ukurikiraho? Undi afite 12. Njya ngira umwana utajya umenyekana. Abana n'amasenge mu Mutara. We yiga mu wa 5 akurikira abangabo babiri bari muri secondaire. Kubera iki se atamenyekana? Ntamenyekana ko yakabana na nyirasenge mu Mutara. Ntago muri ibi ntigeze anagaragara rwose. Ariko arahari. Nawe w'umukobwa ungana nawe. Nawe iwe ni muremure cyangwa nawe ni mugufi? Yego. Kubera iki siwe yatajya agaragara? Kubera aba mu Mutara ntago ari ukumuhisha. Masenge icyo gihe byari bikomeye bimeze nabi yaraje arareba. Aravuga ati reka nkutwarire umwana umwe mbe mufite. Naramutwara. Ubwo agenda ari muto yatangira ishuri bari mu wa 5 primaire. Yego. Yiga mu wa 5 primaire. Undi mutoya nawe uyagiye ejo bundi ari muri nasari zino bino twita ibinyoni hano matoya. Okay. Undi rero nuri mu rugo wonka. Ubushize meruka abana bamenye icyongereza bari kuvuga icyongereza. Barakwigishije se? Byarananiye. Byarananiye igihe ngezemo nabonye atari icyo kwiga narabibahariye. Usamba nsaba Imana ngo ibafashe baze. Gute se byakunaniye ko ufite abana bakizi? Barakizi ariko kugira ngo mbifatishe bikanshobera. Ndabona imvura no yaguye katwemuke gatoya. Buriya ugomba kwiga n'icyongereza ukakimenya. Ndabigerageza ni gake bikanga ariko ntago mbona mbishoboye. Yego. Ubushize numvisha amakuru ngo Celestin yagiye mu mafilime. Bimeze gute? Narabigerageje turimo turabigerageza mu cyaro. Turakina dufite filime. Turabigerageza. Kuko nkunda filime nanjye. Ni bande mukinana? Mfite abana tukinana mu cyaro ariko cyane uruhare runini n'urw'abana biwanjye. Sibyo ko bagiye kwiga. N'abana muri gukina na filime? Nabo turakinana. Bose? Iyo filime imeze gute? Ni iki muvuga muri iyo filime? Ikintu tuvuga tujya tugaragaza ko n'abantu bafite ubumuga bafite ibyo bashoboye. Narabyitegereje mbona ari ibintu naba nshoboye cyane. Okay. Abantu benshi iyo atambutse ahantu henshi atandukanye abantu bashaka kwibaza Celestin mugufi bagufata gute bakubona gute? Okay, ukuntu bamfata rero hariho abantu ababibona aho nciye abantu babanyitegereza cyane bandeba naho bana bareba ariko giye nkumva ntacyo bintwaye nkabyakira nta kibazo. Yego. Okay. Kuva ukiri mutoya wakoze gute Celestin? Jewe kuba nkiri mutoya ubundi nakuze nize primaire. Ubu nize primaire nyisoje ntandi mashuri nigeze njyamo. Ahise nigira mu rugo nigira mu bintu by'inka gusa. Okay. Madamu waje kumubona gute? Madamu burya namubonye rero
twari duturanye. Mwari muturanye na madamu? Twari duturanye rwose, turamenyana tukajya tuganira, dukundana n'igihe kirekire. Nabanje gukundana na mukuru we. Mukuru we biza kuvaho biranga arashaka, mpita nkundana na murumuna we. Twakundanye igihe kirekire rero twemeranya ko mbere watangiye gukundana na mukuru we. Na mukuru wa madamu? Yego. Igihe kingana gute? Ni igihe kinini cyane twakundanye. Igihe kinini hafi nk'imyaka igera muri 5. Murumuna we yaje kumukuramo gute none? Uwo mukuru we yageze harashaka. Ashaka nansize aho ngaho. We ntabwo mwigeze mubyarana? Ntabwo twabyaranye. Twarakundanye gutyo bisanzwe tuvugana ko tuzashaka. Ariko birangira we aje gushaka undi mugabo. Kubera iki se wamwemereye kandi mwarakundanye? Ashwe urebye ni ibintu byabaye kuko akundi ngo umuntu yaratinze akanabona hari ngira ngo bizageraho bikanga arigendera ndazibukira bita nkundana na murumuna we. Murumuna we se kugira ngo mukundane byo byaje gute? Kubera ko najyaga ngenda iwabo cyane yaranze. Rero nanjye maze kubona ko mukuru wagiye nibwo nahise ntangira gukundana na murumuna we. Ninde wateretse undi, ni wowe cyangwa ni madamu? Iyo wabibanje wamubanje. Wamubwiye gute se ko yarazi ko mwakundanaga n'umurumuna? Yewe naramuganirije namuganirije rero mukuru wawe deraranshitse n'ubundi we tugiye gukundana ati nta kibazo dukomeza. Nawe ntabwo yahise agorana? Ntabwo yangoye rwose. Kubera iki batakugoye? Kandi abagore ndabizi bajya bagorana bo muri Afurika. Ntabwo yangoye kubera ko yaranze. Ashobora kuba gukunda ariko akazanamo oya urabona akabijyana buhoro buhoro. Reka kubera ko yaranze kandi akabona n'uburyo nari mbayeho. Aravuga ati uyu muntu kuko mushatse twakubaka. Nambona akabona ko ndi wa muntu ushoboye ubuze ubwenge. Aranyemera turabana nta kibazo. Yego. Okay. Ese mushiki we yabifashe gute kuva icyo gihe mwatangiye gukundana? Mukuru we nta kibazo yaramubwiye ati nta kibazo ati umuntu ntari birye twarakundanye nza kuza kumusiga atari kumukundana ntacyo bitwaye. Yego. Iyo abantu bakubona uri kumwe na madamu ku muhanda, madamu ni muremure babifata gute? Nko muri quartier ntabwo babitindaho, ariko ahantu batanzeho babitindaho cyane. Birabatangaza n'ubu abantu batubonye turi kumwe nko kuri kamera ko buzi nshonje twajya tubonana kuri kamera. Birabatangaza bakavuga ibintu byinshi bagatera comment nyinshi bakamushimira cyane. Yego. Hari abantu bashobora kubona umuntu mugufi bakamufata ukundi, abo bantu urababwira gute? Gihe ikintu nababwira rero bagite kera naranarwanaga usibye ko nabivuyeho. Nacaga ku muntu yamvuga nabi rwose nkarakara nkanababara cyane. Gusa ntago ari byiza. Umuntu ndi nkundi ugomba kumufata nk'undi kuko Imana niba yarabikoze ntago ari twebwe. Yego. Kandi icyangombwa buri muntu n'umuntu. Ni umuntu. Nta mpamvu yo gufata ngo kubera ko CELESTIN ni mugufi oya. Ibyo ntabwo ari ibintu byiza. Yego. Yes. Niki wabwira abafana ba CELESTIN cyangwa abakunzi ba CELESTIN barimo kugukurikirana kuri BigTown ubu ngubu? Ikintu nababwira mbere na mbere cyane nabanza gukora navuga mbanza nshima. Ndashima abantu bose bamfashije agatuma nzamuka, ndabashima cyane. Haji kandi niho yakubonye? Haji niho yambonye rwose kuri YouTube. Ahita avuga ngo CELESTIN njyewe ndashaka kumufasha. Yego. Ahita aguhereza akazi? Ahita akazi yanzana i Kigali. Haji we buri by'umwihariko we biba binarenze. Muri hari ibintu hagira nkijije bibiri byari byanzonze numva ngiye no gusara. Ni ibiki ibyo ngibyo? Haji buriya yankijije ikibazo cy'abana ku ishuri. Cyo cyendaga kuzansaza. Ikindi cya kabiri haji yankoreye inzara mu rugo pe. Umugabo wa mbere waguhaye akazi mu buzima bwanjye mu bihe byanjye byose nabayeho. Ubwa mbere nabonye akazi nkabona amafaranga ngahahira urugo ku gihe uko bimeze mu rugo. N'ubwa mbere nakinjira mu rugo wanjye nkinjiramo nta kibazo kirimo
kinzengereje. Okay. So no kumushimira cyane. Ndamushima cyane. Okay. Ndamukunda ni ubu ngubu se haje wamubwira iki kuko watubwiye ngo ari safari nariko naza kubona iyi video. Namenye ko CELESTIN Bwana CELESTIN hari message amufitiye nka Bose nk'umuntu mwiza wa gukorera neza. Hagiye ikintu namubwira rero kugeza amasaha. Bagi ni byinshi cyane. Ni byinshi ndavuga ngo ubyumve ngo ni byinshi. Uri hara mwana kubwiye mutoya ngo wabaye mu akaza bamuzima. Ndabyibuka icyo gihe hari mu kwezi kwa kane. Wera kudabone imwe y'ubushize. Twavanye nanga i Kigali. Twajyanye imodoka ubona kakaravubona. Umugore amamagaye saa 5 z'ijoro. Arabwira uko amambwa ati byayoberanye ndabona ndikunda. Ubwo saa 5 sinahamagaye haji namubwiye mu gitondo. Twatse imodoka tuve nangaha tugirwa amagana. Turagenda tujyana umugore kwa muganga. Hajya nsigira ibintu byose bishoboka. Cyo mpamvu ubwangu ura mwana byanga bikunda uko byagenda kose. Umwana w'umujyaza umwana w'umugisha. Byanga bikunda zaba muzima nabibonye. Hajya araza dukwakora ibishoboka byose ibintu byose icyo nkeneye cyose. Aragikora arangira asubira i Kigali. Nibyo mbashije ko nakubwira n'ibindi ni byinshi ntago. Okay. Abasha kubirondora. Arya kenshi umenya umwana ko ari mugufi nawe afite igihe kingana gute? Umwana yatangiye guhaguruka. Ndabibona ariko we wafite umwihariko. Mbona adatenkabone kuko urugingo rwo urarambura gutyo ukabona ziragenda. Zirarambuka. Izindi zo rero buryo ukuboko kwandi ushaka kurambura ukuboko ntikuze kose. Nikukamera nka gutya. Ako urarambura ukanarambuka akaguru ukabona kararambuka. Ikibazo mbona afite nakaguru kamwe kararambutse ariko kabona karaza nawe ushaka kuzacyamika gutya. Ariko kazagaruka. Ibindi byose ni sawa. Okay. Tuzamusura nawe mu rugo tumuganirize. Message kuri madame. Madame uramubwira iki? Madame nawe ndamusuhuza. Nta kibazo. Ndamusuhuza rwose ndakomende Kigali nta kibazo mfite. Okay. Yawe munsi twashatse kuza kugusura no kuganira nawe kuko twe tugukumbuye kandi uri inshuti yacu cyane. Reka dusoreze hano projet ya filime izakomeza cyangwa projet ya filime manumva izakomeza. Ariko bitabuje ko mbonye n'izindi filime nakinamo nakikinira nta kibazo. Warambwiye ngo ukunda filime cyane? Ndayikunda cyane. Kubera icyo ukunda filime? Mpamvu nyikunda byose nabimenye nanga i Kigali. Ntabyo narinzi kera. Nitegereje filime mbonewamo utuntu twinshi twiza. Tw'ubujyanama. Twiza cyane nkadukunda nkabona nanjye nabibasha. Nicyo kintu gituma nyikunda. Yego. Arya filime yanyu message mwatangaga ni ihe? Twatangaga nk'abantu bagufi yakubasha bifite ibyo bashoboye. N'utundi dukomedi tugiye tugize duke ariko niyo ntuza dufite iyo target niyo twaye dufite. Umwana ufite ubwenge cyane kwishuri ninde? Ufite ubwenge cyane. N'umwe w'umukobwa. Wundi mukuru. Yani yego. Na cyaje niwe nabonye ari kuvuga icyongereza cyinshi. Yego. Kwishuri we bimeze neza. Bimeze neza ntari. Okay. Naho ndi muhungu mfizi nawe aragerageza. Yego. Okay. Uzababwire bakomeze bakwigisha icyongereza. Yego. Muzi CELESTIN ari kuvuga icyongereza tukavugana muri interview yose mu cyongereza. Yego. Byaba ari sawa cyane. Okay. Basi twe turanagiye twagusuye gusa. Yego. Twabonye ukorera n'abafana bawe abakunzi ba CELESTIN. Nabo bifuzaga kumenya ese CELESTIN aveze gute. Akikire kintu nakongeraho. Naragize abantu banje nagize ikibazo telefone ndayiforomata. Abantu banje bose ndababura. Kandi najyaga ngira abantu bakunzi banje baba hanze benshi cyane twaganiraga. None ntabwo tukivugana. Yego. So bagushakira telefone. Byaba ari sawa? Urababwira iki noneho bari? Nababwira cyo nakongera nkabaha nimero yanjye bakazajya bongera bakamvugisha tukaganira. Ibahereze 0788 48 7 001. Zisubiremo 0788 48 7 001. Okay. Sawa, inshuti za CELESTIN aho muri hose kwisi CELESTIN amaze
kubahereza nimero ziwe nibiba ngombwa muze kumwandikira arabakumbuye nawe telefone yarayitaye nimero zanyu yarazibuze ariko nimba ufite nimero Celestin kandi bamuganirizaga ntago ari bibi ko wakomeza kumuganiza. Celestin twe turagiye twagusuye nimba waduherekeza byaba ari byiza. Kamba herekeza nta kibazo. Yeah. Okay. Sibye ku rukono ngera haje. Haje. Ntabwo nazibagirwa sinshobora kabisa kuko mu mateka yanjye no mu buzima bwanjye niwe muntu wampaye akazi n'umuntu nabonye ungirira neza bikanshimisha. Yego. Okay. Celestin sawa basi buriya turi kumwe. Yego. Tuzongera kubonana utangiye ndashaka tuzaze dusura umwana mu rugo. Naba abandi bavuye ku mashuri byaba ari byiza cyane. Byaba ari byiza cyane. Asante sana Bwana Celestin. Sawa. Mudaheranwa. Murakoze cyane. Yego. Stay there kuwe barimo kurikirana BigTown TV. Peace.